Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali barataka ikibazo cy'imibereho mibi ahanini baterwa no kuba barabujwe kugurisha ibitoki ndetse n'ababyengagamo umutobe cyangwa se urwagwa bakabuzwa n'ubuyobozi kurugurisha. Iki akaba ari ikibazo bagejeje ku buyobozi bw'ibanze kirazamuka kigera ku buyobozi bw'umurenge ndetse n'akarere, gusa ubuyobozi bw'akarere buterera agati mu ryinyo. Iki akaba ari ikibazo kandi gihangayikishije abatari bake by'umwihariko ko kano gace ko muri Rutunga gakunze kweramo igihingwa cy'ibitoki kandi uburyo bwo kugibyaza umusaruro nta buhari. Bano baturage rero bakaba batakamba ndetse batakambira leta kugira ngo igire icyo ikora, nimba hari n'abashoramari bafite inganda zihinga ibitoki cyangwa se zikora imitobe zibe zabegera zibagurire iki gihingwa cy'ibitoki. Hashize imyaka myinshi leta y'u Rwanda irwanya ubucuruzi cyangwa se gukora ibinyobwa bya magendu bitemewe n'amategeko, ahanini bikaba bivugwa yuko rwose ibinyobwa biba bitujuje ubuziranenge bijyanye n'uburyo bitunganwa, uburyo bikorwa n'ibindi bitandukanye bishobora gushyira mu byago ababikoresha ndetse n'ababinywa. Leta y'u Rwanda rero yafashe ingamba zo kurwanya ababikora bose, n'inganda ziciriritse zidafite ubuziranenge zirahagarikwa, by'umwihariko mu cyaro cyane cyane ko hariho ahantu higanje kwenga ibitoki mu buryo bwa gakondo ndetse hakengwa urwagwa rudatunganyije neza, bigatuma uru rwagwa rujya ku isoko ariko nta buziranenge buhagije rufite, ku buryo rushobora gushyira mu kangaratete abarukoresha cyangwa se abarunywa. Bano baturage bagomeza basaba leta yuko yazanamo abashoramari by'umwihariko abafite inganda zitandukanye, hanyuma bakaza bagashora imari muri aka gace, by'umwihariko bagura ibitoki byo muri aka gace kugira ngo abaturage babone ku mafaranga, cyane yuko beza urutoki rwinshi hanyuma kandi bakaba bafite imibereho mibi bitagakwiye. Leta y'u Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga mu nce zitandukanye z'icyaro, by'umwihariko mu baturage bakunze gukora ubuhinzi bw'ibitoki, aho bamwe na bamwe bakunze kubitunganya mu buryo budasobanutse ndetse mu buryo butujuje ubuziranenge, hanyuma bakabigurisha ku isoko. Ababiguze cyangwa se ababikoresha bakoresha bino binyobwa bikabagiraho ingaruka by'umwihariko ku buzima bwabo. Leta y'u Rwanda rero imaze igihe iri kubirwanya, aho ishishikariza abaturage b'abahinzi b'urutoki kwibumbira hamwe bagakora amakoperative ndetse bagakora inganda ziciriritse, hanyuma bakenga ibinyobwa bitunganyije neza ndetse byujuje ubuziranenge. Nimba uri mushyashya kuri iyi sheni urasabwa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane naho mu nkuru itaha.